yego nanone kandi ibihe byiza amahoro y'Imana kuri muntu dukunze kandi kubikomeje kurikira ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa TV birashoboka rwanda ushobora kutugezeho nyamuneka byakubera byiza byakubera umugisha cya kintu umuntu akora mu buzima bwawe ntabwo nzicuza ni ukora subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube witwa Mukakarangwa TV abasanzwe bakurikira bungukiraho byinshi kandi by'ubuntu bigusaba ko ufite internet gusa ukajya kuri YouTube ukandikamo ngo Mukakarangwa TV nyine muri kubona ahantu twayibandikiye hanyuma ukabasha kudukurikira bikagenda neza uyu munsi nge nabashe kurunguruka mu kigega sinzi neza niba bitemewe menya neza ibyo mugiye kutuganirizaho ndabizi ko hari abantu baba bafite ibyabo bibwira ngo byarasinziriye umuntu akibaza ngo mbese ibintu byanjye bizanyura he ko nsaba akazi ntibikunde ko amashuri nyiga nkabona ntibigenda neza ese ko mbona wagira ngo hari ibigiye bifunze bigenda bite ni muri iyo ngingo uyu munsi tuyoganiraho reka twakire umukozi w'Imana Mukakarangwa nk'ibisanzwe ngira ngo abantu bamaze kugukunda ngiye nta burenganzira nyigufiteho sorry nzajya nkwakira ubundi ibindi rwose mvuge ni nguyu n'uwanyu ndamubahaye mwebwe nimwiganirire nawe urukundo mumwereka rutuma agendeje akagaruka Imana igira ubahera mu mugisha ni karibu turabakiriye hanyuma numara namwe kumva ko mwiyanjuje cyase mwamaze kwanzurwa imbere y'aba bantu murabasengera amasori umugisha babana natwe Imana duhana umugisha murakoze murakoze cyane ndabanza kubasuhuza Yesu niyamamare amen amen ndasuhuza wowe tubana kenshi nawe udukunda nawe ufite umuhati wo kubana natwe ndasuhuza wowe udushyigikira kugira ngo itangazamakuru ryacu rigere kure ndashimira Imana Data Imana Mwana Imana Mwuka Wera ibana natwe ikadufasha muri byose ntabwo biba byoroshye ariko igize ikadufasha Imana ishimwe reka dusenge rero tuganire turagushimiye Yesu uri mwiza ubereye mwiza abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka izina ryawe nirihimbazwe twagarutse kuganira ku ijambo ryiza ritubwira uburyo wazuye ari abapfuye warabazuye n'ibyapfuye warabizuye n'ibyanze byaremeye kuko wahageze yarafashe umuntu wese kugira ngo umushoboze haleluya kukuza imbere yo kukwihisha yo kugutera ikizere yizere yuko ubishoboye agusange ngo ufasha buri wese twebwe twese utugirire neza ntutureke utubere Imana utubere ibyiringiro tugushimiye yuko ubikoze kandi ko byumvise mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa amen amen koko Yesu kuko Yesu komeza nge aya makorasero ko yatangira ushimwe iteka ryose Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata koko Yesu ushimwe iteka ryose Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata data n'amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose
byari byaratugize imbata. Haleluya. Amen. Ariko ugiye kujya utuma izi korasi tujya dutangira ikiganiro mfite amatsiko. Ariko tumara kuyumva tumenya n'icyo tugiye gusoma. So tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 14. Intego ni yayindi wakopeye wabimenye warebye mu kigega. Narungurutse mu kigega amakuru nayamenyeho. Nge nafashijwe mbere. Sawa. Haranditse ngo kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Amen. Amen. Ubwo Imana yazuye umwami Yesu natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Amen. Amen. Ufite ubwoba bw'iki? Uhagaritswe n'iki? Niba Imana wizeye, niba Imana wakurikiye ifite imbaraga zo kuzura umwami Yesu igihe yari ari mu gituro wenyine nk'uko twabivuze, ikaba yarabonye izo mbaraga zimuzura, akongera akaza akavugana n'abigishwa, akaza agahura na ba Mariya Magadalena, izo mbaraga ziri muri ya Mana wizeye. Iyakoze birya iracyahari rwose. Iyakoze birya n'ubu iracyahari. Amen. Nta hantu yagiye. Niba yarabikoze, urumva izo mbaraga zinaniye kugukiza umutwe? Urumva izo mbaraga zinaniwe kwishyura ideni? Urumva izo mbaraga zinaniwe kukuvana mu bukode? Urumva izo mbaraga zinaniwe kugushyigikira mu guhanga indirimbo nangwa ivugabutumwa gukora umurimo wayo? Urumva izo mbaraga hano zitakomanga ngo zinjire ari imbaraga zakomanze no mu rupfu zikinjiramo zikazura Yesu. Kandi mfa noneho irindi banga uwo natwe izo mbaraga nizo zizatuzura. Amen. Haleluya. Izo pizataka bihosko fai God, izo mbaraga tutaibo nizo natwe zizatuzura. Haleluya. Imana ishimwe. Izo mbaraga ntabwo zishira, ntabwo bazipima, ntabwo nyine zihoraho, zirihariye nyine zo ziraho. Amen. Ziraho. Komera rero, nta mpamvu yo kumva imiyaga, nta mpamvu yo kumva ko byakomeye. Niba byanze uyu munsi ejo bizemera. Niba ubona ko hari ukuntu bitari kwemera, niba ubona hari ukuntu humura, iyazuye Yesu ari nazo mbaraga zizatuzura, ni nazo zikora ibyo tukiri ku isi, kandi zizanatuzura no ku muzuko wa nyuma. Imana ishimwe. Amen. Urabona genda guhura n'ibyubu, ubuzima buragoye, ubuzima burakomeye, akazi karabuze, bari indwara zidakira, ngo hari urebye ubuzima iki usanga abantu benshi dusigaye tuba muto twumva bigoye, buri kintu cyose kiragoye, ariko iri jambo ni ryiza, ni ryo guhumuriza imitima. Za mbaraga zagiye zikabasha gutobora zikagera mu gituro, zigasanga umwami Yesu aryamye muri kiriya gituro, zikamuzura. Koko nibyo n'ubu zikaba zizanatuzura natwe. Amen. Zikazura papa wapfuye, zikazura sheri wawe wapfuye, zikazura umwana wawe, nawe zizakuzura mu gihe ukiri ku isi. Izo mbaraga nizo zijya zidukorera ibikomeye, natwe tukishima. Komera rero, ntabwo Imana wiringije gajega, ntabwo ari Imana bapima. Oya. Reka twongere dusome mu Byahishuwe 21 umurongo wa 6. Haravuga ngo kandi iti birarangiye, njye Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, mfite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Amen. Amen. Imana yibwirira Yohana, yari ku kirwa Patimo. Patimo ni ahantu habi, ntukumve Patimo ngo ugire ngo ni mu mujyi Kigali, cyangwa ugire ngo wenda ni za Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi tujyayo nyine ukavuga sinava ku Gisenyi nafashe agafoto, sinava ku Kibuye ntarebye Ikivu, sinava muri Amerika nafashe agafoto. So ariko Patimo cyari ikirwa kibi cyane, cyari ikirwa kibi cyane.
bahajugunyaga abantu nyine batakira abantu bo kwizerwa ko barabaho. Ariko Yohana ahageze ahita yumva ijwi ry'umwami rimuri inyuma, ajya mu mwuka, niho yahise atangira kwandikira ibyahishiwe byose arabirangiza. Bivuze ngo Yesu nawe yamusanze aho hantu habi. Abazuye ibya Yohana mu by'ukuri iyo bari bamutayemo bazi ko arapfa, ariko ntiyapfuye yarazutse, aravuga ibyahishiwe birarangira. Ariko hari ijwi rivuga ngo birarangiye. Vuga ngo kuri kiriya kirwa nk'uko ubivuze bataga abantu muri makere, tubyite nk'ubutegetsi bwabo budafite ibyiringiro ko abantu bazaba. Niyo mpamvu nakuze gura abadukurikiye ko aho waba uri hose, n'ubwo waba uri ahasa nko kw'icyo kirwa, izo mbaraga z'Imana zifite ubushobozi buhagusanga zikakora kandi zikakugirira neza. Yego, bakomeza. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu hahandi nyine abantu bavuga ngo birarangiye, ku Mana nyine biba bitangiye. Yego. Yohana bari bazi ko birangiye, biba biratangiye bigira mu munezero. Nta bwoba rero dufite bw'ibyo turi guhura nabyo, nta n'ubwoba by'ibyo waciyemo, nta n'ubwoba bw'uko uhagaze. Uyu mwanya ntabwo nzi igice urimo, ariko ubwoba nibushire birarangiye. Amen. Birarangiye kuko na Yohana nawe byararangiye, birangira neza, arongera aravuga ntaho gupfa, arongera aravuga. Yesu afite imbaraga zizatuzura kandi zizora n'ibyacu byapfuye. Mu by'ukuri ngo yazuye uriya mwana wo kwa Yayiro ntibabyemera, baravuga ngo yari yamworosheshuka, ngo yari yorosheje yari atapfuye. Bituma Yesu agenda yica Lazaro, aramwica kugira ngo abantu babone yuko ashobora kuzura n'umuntu wamaze iminsi. Aramwica kuko iyo yagiye arwaye yari gukira, yanga kujyayo. Iyo yagiye yapfuye yari kuzuka, yanga kujya kumushyingura. Ajya yamaze 4 kugira ngo bamenye ko noneho we yari yaboze. Niyo mpamvu ajya yitinza kugira ngo abantu bamenye yuko yaje. Nta bwoba rero, Yesu afite imbaraga zikomeye zo kukuzura no kuzura ibyawe. Reka dusenge Imana, twakire Janvier adusengere, ashimira Imana ko ifite gahunda yo kuzura ibyacu. Ni karibu. Yego. Uwiteka uri Imana igira neza, uri umwami ushobora byose, nta kikunanira. Wahozeho kuva na kera, wariho kugeza n'ubu uriho, ntuhinduka, imbaraga zawe ntaho zijya, uri Imana yo kwizerwa, nturi Bayali, urahumeka, uravuga, urakora. Turagushimiye, ushimiye ko warinze umukozi wawe Mukakarangwa kugeza n'ubu. Iby'ijambo ryawe wamuhumekeyemo bikaba bikomeje kugenda bifasha abantu benshi ku isi, ndetse kandi nkaba nizeye nashidikanya yuko n'abandi uko bazarushaho kugenda bamumenya, bazarushaho kugenda bavumbura neza iby'impano ikomeye cyane wamushyizemo, bikabasha kugenda bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Atubwirije iby'ijambo ryiza rikomeye. Uwiteka we uracyahari kandi uracyakora, uzura ibyapfuye. Byumubwira ko byapfuye bitagikoreka, wowe Imana ibikora kandi bigakunda. Ufite imbaraga zibasha gucengereza zikagera no mu rupfu, ufite imbaraga zibasha gucengereza zikagera n'ahantu habi cyane umuntu yabwira yuko atazabasha kuva. Turagushimiye. Reka iri jambo ryawe rigende rizenguruke, rifashe kuri buri muntu wese uzaryumva, uryumvise umushobozi umuha imbaraga zo kugira ngo arisangize abandi, naryo ribashe kugenda rigera kure mu buryo bwiza kandi bwagutse. Nutanga umugisha wawe rero, nutugire neza, kandi Umwami Yesu Kristo kiruta byose, amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo ibyo tubaho hano mu isi, mu buzima tubamo, Uwiteka isi igoye ishaririye, tuzabashe kuhozwa amarira twageze mu bwami bwo mu ijuru. Byaba ari ikibazo ku buryo umuntu waba adukurikiye yabasha kuba mu buzima bubabaye, yazanagera no mu ijuru ku buzima bubabaye, igihe cy'umuzuko cyazagera ntazabashe kugera mu ijuru ngo agere mu buzima bwiza, ko mu ijuru nta buzima bubabaje bubayo. Ngaho rero tugire neza muri byose. Turagushimiye ko tugire neza kandi uri Imana nziza, yumvise gusenga no gusaba kwacu mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen.